uwa mbere azayihabwa mu mezi 10. Umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga uri ku musozo. Umutwe w'ikinyamakuru igihe.com. Uretse kujyana n'umuvuduko w'iterambere mu ikoranabuhanga, guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko ikarita ndangamuntu y'ikoranabuhanga izafasha igihugu kuziba icyuho kigaragara mu buryo bukoreshwa mu kumenya imyirondoro y'abaturage hagamijwe guteza imbere uburyo bukwiye bwo gutanga serivisi mu nzego z'abikorera no mu za leta. Kuwa 7 Kanama hatangijwe igikorwa ku mugaragaro kizwi nka Pre-Enrollment Platform cyo kwemeza umwirondoro w'abaturarwanda usanzwe mu irangamimerere no gukosora ku bafite amakosa muri system y'indangamuntu. Iki ni igikorwa kibanziriza icyo gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga ku baturage. Iki gikorwa nyuma kizagezwa ku rwego rw'utugari mu gihugu ku buryo abaturage bizaborohera kujya kwemeza imyirondoro yabo. Ababishoboye bazajya babyikorera binyuze ku rubuga Irembo.gov. Nyuma y'iki gikorwa, umuturage azajya ahabwa kode izamwemerera gutanga ibimenyetso ndangamiterere agiye guhabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA, Mukesha Josephine, yavuze ko iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga ari inzira igana ku gukemura ibibazo byose bigaragara mu makuru abitse mu irangamimerere. Yagize ati nk'uyu munsi hari abantu bafite ko bavutse ku itariki ya 2 Mutarama ku ndangamuntu zabo kandi bafite ibyangombwa bigaragaza ko hari igihe bavutse nyirizina. Icyo tubasaba ni ukutuzanira icyo cyangombwa tukabikosora kugira ngo nuhabwe indangamuntu y'ikoranabuhanga izabikosoye. Ubu turi mu gikorwa cyo kugenzura no kwemeza amakuru bwite y'abaturage. System nyayo y'indangamuntu nshya izatangira gukora mu kwezi kwa 6 umwaka utaha. Umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga ni agace k'umushinga mugari u Rwanda rufatanyijemo na Banki y'Isi washowemo agera kuri miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga biteganyijwe ko uzashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 3. Ibikorwa byo kubaka system y'indangamuntu y'ikoranabuhanga bizashorwamo asaga miliyari 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2024-2025 uyu mushinga wari wagenewe ingingo y'imari ungana na miliyari 5 na miliyoni 397 n'ibihumbi 688 n'amafaranga 170 y'u Rwanda. Muri 2025-2026 wagenewe ingingo y'imari yangana na miliyari 12 na miliyoni 265 n'ibihumbi 253 n'amafaranga 78 y'u Rwanda. Indangamuntu y'ikoranabuhanga SSDID ni indangamuntu umuntu azaba ashobora guhabwa ikarita yayo nk'uko bisanzwe indi iri mu buryo bwa QR code ku buryo wayigendana muri telefone cyangwa mudasobwa, ndetse no guhabwa nimero izwi nka token ishobora gukoreshwa mu kubona amakuru yawe itandukanye na nimero y'indangamuntu. Ibimenyetso bizashyirwa mu indangamuntu byariyongereye. Ubusanzwe amakuru yafatwaga ku ndangamuntu zikoreshwa ubu ni ifoto y'isura ya nyiri kuyifata, umukono ndetse n'ibikumwe bye, ariko kuri iyi nshuro haziyongeramo ibindi. Amakuru azaba abitse muri iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga arimo ifoto igaragaza amaso, ibikumwe by'intoki zose uko ari 10, ishusho y'imboni, amazina y'umuntu, igihe yavukiye, aho yavukiye, ababyeyi be, email na nomero za telefone ku bazifite. Abana bakivuga kugeza ku myaka 5 bazafatwa ifoto igaragaza mu maso gusa, naho abana guhera ku myaka 5 kuzamura bazafatwa ibipimo ndangamiterere byose. Abari munsi y'imyaka 18 bazajya baherekezwa n'ababyeyi cyangwa ababarera. Gusa ariko abana bari hejuru y'imyaka 5 nibakura bakageza ku myaka 16 bya bimenyetso byafashwe bizavugururwa hatangwe ibijyanye n'ikigero bazaba bagezemo. Abafite ubumuga bw'ingingo zitandukanye zikeneye gufatirwa ibimenyetso, system yubatse mu buryo bigaragaza ko hari ibice runaka umuntu adafite ku buryo hazajya hafatwa amakuru y'ingingo bafite gusa. Umuturage umuyobozi w'amakuru ye bwite. Amakuru azafatwa ni ingenzi cyane ku muntu ku buryo umutekano wayo ugomba kurindwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo atagera mu biganza bibi. Mu gukusanya aya makuru hari kwifashishwa ikoranabuhanga rigezweho ku buryo acungwa neza ntabe yagerwaho n'umuntu utabifitiye uburenganzira. Ukeneye kugera kuri aya makuru azajya aba yarabiherewe uburenganzira muri system ya NIDA, kandi nabwo amakuru akanyura mu nzira zitekanye kugira ngo amugereho. Hari n'itsinda rishinzwe gukurikirana umutekano wayo umunsi ku wundi. Ikindi nuko hashingiwe kuri serivisi zitandukanye zitangwa mu gihugu, amakuru akenerwa abatandukanye. Kuri iyi ndangamuntu nshya nyirayo niwe uzajya bafite uburenganzira bwo kugena amakuru abonwa n'ubona n'uyakeneye. Umukozi muri NIDA ushinzwe ibijyanye n'ububiko bw'amakuru, Ndanyuzwe John, unakurikirana bya hafi ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga, yavuze ko gusangiza amakuru yawe bwite akubiye mu ndangamuntu bizajya bikorwa mu ibanga rikomeye. Yagize ati amakuru bakenera muri banki atandukanye n'akenerwa
mu kabari. Niba ugiye mu kabari bashaka kumenya niba baguha ibisindisha, uzabaha uburenganzira bwo kureba gusa niba wujuje ubukure. Sisitemu ihita yemerera uwo muntu ko imyaka igeze cyangwa itageze, atiriwe anabona imyaka yawe y'amavuko. Hazakorwa porogaramu ya telefone umuturage azajya yifashisha atanga uburenganzira ku makuru ye. Ni uburyo buzahabwa utanga serivisi bwo kuyageraho ariko byemejwe na nyirayo. Abaturarwanda nabo muri diaspora bazayihabwa. Abanyarwanda batuye muri diaspora nabo batekerejweho ku buryo iyi serivisi yo kwemeza imyirondoro yabo izagezwa muri za ambasade hirya no hino ku isi, nyuma banahabwa indangamuntu nshya. Ndanyuzwe John yavuze ko ibyo bazabimenyeshwa aho bagiye baherereye igihe bizakorerwa. Ikindi ni uko iyi karita izahabwa abanyarwanda, abanyamahanga batuye mu Rwanda, impunzi, abasaba ubuhungiro, abana batoraguwe, abanyamahanga baba mu Rwanda ku gihe gito mu gihe bakeneye iyo serivisi, abimukira n'abadafite ubwenegihugu baba mu Rwanda. Iyi ndangamuntu nshya y'ikoranabuhanga yitezweho kuzafasha mu gutanga no guhabwa serivisi zihuta, kuko amakuru bwite y'umuntu azaba yahurijwe ahantu hamwe kuyageraho bitakigoranye. Ikindi bizafasha nyir'ubwite kwemeza amakuru ye bwite atiriwe yerekana ibindi byangombwa cyangwa izindi nyandiko zemeza amakuru ye bwite, bikazafasha gusaba serivisi aho yaba ari hose igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo bikazatuma ikiguzi yatangaga nk'amafaranga y'urugendo, ayo gufotoza impapuro n'ibindi, ajya gushaka serivisi hirya no hino agabanuka.